umukobwa koko sinambeshya ariko niba amaze amezi abiri atajya mu muhango birashoboka muto yari impamvu nanje kukureba nuko nagira ngo tuganire kuri bya bibazo wambwiraga ko njye nawe urukundo rwacu rushobora guhagarara. Ndishimye gusa nherutse kurya rasita telefone anyemerera imodoka miliyoni 2 nsigaye nkodesha ahantu heza mbayeho neza nta kibazo mfite televiziyo yanjye ntawe nyine kandi wa mugabo wanjye twari turi kumwe kirayamariye kuba mu mujyi ni byiza ndabibonye n'ukuri ngo reka ngire njye kuri banki nongere nzana yandi na ya modoka yanjye bizaza sinzongera kugenda n'ibirenge ko se mana yanjye ndishimye nibyo umwana wanjye uwashaka ukuntu mwiba nkamuzana mwibanirana byibura nakabaho muri ubu buzima mbayemo byibura akabaho neza kamaguru kenge kwirebera ayo mafaranga n'ubundi ntayo mba nakoreye uretse kuvuga gusa no kuyabarya ibindi bizaza ubundi Mshyachazi mugiye mudakwiye mwita naba ndi igicucu ntibishoboka ariko ndaje mu ry'amafaranga ngiye kumuca miliyoni 50 nazimwe reka mbwira niko mwashaka kwa nishinga y'uko n'undi mu bikorwa munaniye yirirwa wungera mu bagore ubwo mvuga ari njye ari buze kubwira ngo anshuke nemera umukondo umukozi wo mu baramubeshya sinzongera kugikira mu rugo nka boss kazi umugore nibeshya kankanga ngo ninkore avuga ko ndibwira umugore ewe komeza nicara ahubwo bwashaka kuruhuka guteka ngenda ntabwo ndetse neza songa uko cyatinze myaka n'amafaranga ikwiye kwikoreshereza izina mengeye no kwiganira dore ndabona ntazi z'urukore meza kabyarana nshakaze ndeba no makuru yenda hari icyo byamfasha ya ese ko ndi mu myiteguro y'uko mwakabyarana ntuzabivamo njyenyine rero aya ndashaka ukuntu amagara wa muhungu maze tubipange kuko ntabwo nabishobora njyenyine mfashe bashake nabo abashuti be twasangiye wa munsi bamfashe kuko ntabwo nabyishoboza njyenyine wa muto watwa gusubiramo amasomo ntaba bishoboye neza ibyo bizana ingaruka zo gutsindwa na nyuma yo gutsindwa rero haza kugira batishuri hari urugero komera ko petit frère mu mashuri abanza ntabwo ushakaga ariko disi we mu rugo iwanjye nyine nta kibazo ntuhazi se kuri 45 n'ibice 4 nimba wari uri hafi ntacyo wahagera hari utuntu nshaka ko dupanga ntacyo urabimenye uhageze sawa
ariko byo ubu rero nawe ngo namwe muce ngo narumpaga si wanyu ndirirwa mbatekeye mujye muca ahandi uko bimeze dore ikintu cyo ko kinkanure n'urutwe rubi ubu rero murice nyoko yirirwa agenda yakababyemejeje neza iso nawe yiyambeshya yanteye inda none mashaka kunyagogi n'imyenda rwose si urandeba ikiza nta mwe ufite nasa nazo yangiriye niko ubwo suri murabirizwa n'iki dore ukameze nk'udihira urire dore iki nacyo n'urutwe rubi nta soni gusa rira nyine rira ko bimeze n'urutwe rubi gusa iki se cyo kirimo kiravuga ibiki kurire kureba neza reba hano uracyari utwara rizarahora we uri kunyumva murabwira nyoko ko niremba kubita ntabahaye n'igikoma ejo nzabamenaho amavuta ashyushye mwumve imbere se mutumuke mujye mukuryama mukumva nyoko kaje mukabyuka ndabadira muri kunyumva uri kumva wowe reka nawe ugira umunwa wakurusi mwumve imbere mutumuke mujye kuryama dore ko barimo uyu munsi sinanaboza niko nazaboza cyabyikorera ewe hano no kwihamagarira shit ariko ibyo ngiye gukorera ngo nyitegesha ntabwo navuye mu byaro nje kubara amazina karibu salama bimeze bite Shansa karibu nakoze ni sawa kabisa nta kintu baye kabisa ntacyo mbaye urabona ko wirebera amakuru byose buriya impamvu nkunda kureba amakuru bagira ngo ndebe aho isi igeze kuko muri ibi bihe urabizi ko hari icyorezo cyateye bita korona virusi bagira ngo umenye ngo kiri gukira cyangwa kiri kwiyongera buriya rero impamvu nari nguhamagaye bagira ngo nkubwire projet mfite byiza mfite gahunda ryari super warabimbwira nampisha bo ntabwo ndasohora invitation kuko ntarabiganiraho n'umukobwa neza ya mbere nembwiye ko igezayo cyane urabizi ko turi inshuti ntabwo nari icyo nari nguhamagariye cyane rero ndashaka kuzanyambarira tabeshye ni ukuri nkambara costume nanjye yawe we kwambara costume n'abatipe nabonye babatipe cyane turi muri kakabari turi kunywa akantu babatipe nabo ndabashaka babandi babiri b'inzobe nawe ubwo muri batatu n'undi wa kane nawe ndamushaka kuko nibura bagomba kuba bane ubwo rero banza umbwire ko umpaye umwanya nanjye ndakubwira igihe rwose ntabwo nakwima sinakwima gute ako kantu ndetse tangiretse somboye telefone yanjye girlfriend wanjye rero ni umwana mwiza yiwe datawe ni umwamikazi gaturebe amanota aranyura y'abana kugira ngo babemere kujya mu badafata amanota y'abahungu angana n'ay'abakobwa nuko babonye ko abakobwa niyo bafite amanota atari meza cyane n'ay'abahungu ari kubera icyo kibazo ese umuntu muziranye uyu mwana atwara rero umwana atwara kura twasangiye amata uyu mwana iwacu baramukuru uzi mama yamubonye ubu rero ndashaka kumushyiramo hasi ko ndeba mwana uyu rega nanjye mwana hungabanye nenda mukunda wowe kukiri umwana kubona ukiri mutoya urabona wakunda umukobwa nk'uyu nguyu basi nzagushakira undi afite murumuna nzamuguha ariko ntacyo yambwiye ko afite boyfriend we nabona ntabitinzeho cyane burya niki ntaribwa nawe rwose ikintu kabiri none ndaza nagucungira ahubwo uri umuntu w'umugabo ubwo rero nicyo nashakaga kukubwira ahubwo ubinyemereye nanjye nisohora invitation tayari so ya mbere ni iyanjye na costume sawa sawa rero ibintu byiza urakoze kandi sawa wicaye hano gatoya ndebe ko hari umuntu waza kutugira neza sibyo se
uriya si wa mugabo wanjye witwa Karirusi. Yesu Imana ifashe abatambuwe. Se nta muntu urimo kumbonera? Ye baba we. Amitendera. Mutoni, Karame, umeze mute? Ngwino hano nkubwire. Marjane. Mwiriwe. Amakuru ati? Neza. Mwiriwe neza? Yego. Abana se bari? Karajyana. Bariye? Yego. Bananyweye bakarabije? Yego. Hari ikintu kiri kubura se ko mbona utameze neza? Gerageza mfite. Se utu tuntu ko utajya gutwisiga byaje kugenda gute? Kuza utigira ntabonaga ibyo bintu bikora. Uvuze ko mu n'utu byaciyemo. Ni ikibazo kuri ntubyisiga. Nta kibazo, ahubwo ntabwo najyaga nkwitegereza. Ubu nibwo njye nabibona. Iyo nabonye umwenda byisiga. Rimwe na rimwe. Mbese kutajyamo amakuru hari twigeze kuganira nkubaza ku bijyanye no mu rugo kuko abana n'iki mubanye neza nta kibazo. Gusetse se? Ntacyo. Nta kibazo gihari? Ikibazo akubwira. Nta kibazo. Mba ngomba kugira amakenga n'amatsiko reka. Gutunga umwana w'umukobwa mu rugo ntabwo biba byoroshye. Mba ngomba kubikurikirana umunsi ku wundi. Rero nimba abana bariye banyweye nta kibazo ariko inde abikurikirana ate? Wowe n'amatsiko kugira ngo arebe ko bamenya. Ndumva ari ikindi kintu kirekire, ndumva ari indi ntuzi ntera ntamenye. Hanyuma mpamagarira abana bansuhuze. Cyomcyo. Karame. Muze gutera amabanga. Chérie. Uhawa wako isuku. Nese na mabongo bibavuye. Babiri bahigaragura. Ako sara nuko utajya hanagura. Ibintu babi muri. Ntago mashyiki. Oya ni uri mu rugo ntagukura ari abana gusa ushinzwe n'isuku bigomba. Sibyo? Yego. Mumeze mute byo? Ko warize Chérie? Ko mbona utameze neza? Wabaye iki? Yagukubise? Yagukubitiye iki? Habaye iki ko yabakubise? Cyo habaye iki? Ko mutambwiye? Ngo? Nta biki? Wanyimye abana ibiryo hano? Niki? Nta nubwo kandi wari mubinyemera ntabwo ari munyemera ko wanyegereje abana banabagaburiye. Umva agasuzuguro usigaye ufite gatuma usuzugura nka kubazinduka nyemera ko wabikoze utabikoze. Ni cyo kibazo ufite. Uziko njye nta mikino njyangira. We, uziko nta mikino njyangira. Abana banjye hari hano kubera abana banjye. Nimba wapakiye nkabibona impamvu wirirwa wisiga witonora wabonye abandi mbese ufite abandi babishinzwe batari abana banjye. Guhera uyu munsi udahinduye gahunda zo kumfatira abana neza birakumera nabi. Urimo uranyumva? Haguruka hano mvinde. Mugende, genda haranze mbiteho. Wowe guhera uyu munsi ugenda bisubiramo kandi ndamenya amakuru neza. Ko sinyangira amakenga y'ikintu ntabwo. Afite umwanya uretse nzi. Kumagara Chérie wanjye. Ubwira aho imyiteguro nyigeze. Gufatikanya tugakomeza ubwo bukangurambaga
umeze ute se disi we ndi kureba amakuru niyo mpamvu uri kumva urusaku nyine nari guhamagaye rero ngira ngo nkubwire imyiteguro ndimo y'ubukwe nyine urabizi ko tugomba kwitegura ubukwe vuba kuko urabizi ko navuye mu cyaro ejo bundi kubibwira ababyeyi sinzi rero nimba wowe warabibwiye ababyeyi bawe kuko ndashaka ko tubigira vuba vuba urabona nari nangiye gukura nari naragushatse narakubuze neza burundu niyo gahunda nashakaga kukumenyesha sawa akazi keza Imana ishimwe disi we yampaye umugisha navuye mu cyaro impakazi mfite salo mfite televiziyo mfite amafaranga ngiye gukora ubukwe Uwiteka nguhaye icyubahiro nguhaye icyubahiro kuko nawe wenyine ukwiye gupfukamirwa kuko ibyo wankoreye nta mwana w'umuntu wari kubinkorera ndagushimye ubyumva uri mu ijuru ko ngushimye ndashaka kubaza ibintu muri bitatu kandi umenyere udaca ku ruhande ndashaka kumenya impamvu yaguteye gufata umukozi ukamutera inda cyasumbwira n'ibiki icya kabiri ndashaka kumenya impamvu yaguteye gukora ibyo wari wabuze cyane wabonaga abana ufite bakubanye make kurya ujya gushaka abana ku mukozi ubona ko bakumbyara abana ufite batakunyuze kurya ujya gushaka n'abandi hanze noneho prise ku mukozi uri kuvuga n'ibiki ndebe kubivuga ko mbihari ntabwo ntoragura ibyo bitoragura hirya ntabwo mbitoragura papa byo ibi bintu birahari ibi bintu birahari ntabyo nzi kuki utabizi ntabyo nzi uravugisha ukuri bitoragura hirya ndatoragura reka nkubwira nimba naratoraguye none ibi sinabitoraguye ndakubwiye ngo njyewe amakuru ndayamenyera hanze wowe tubana mu nzu y'ibintu bitoragura hanze ukabishya none ubwize kuri rero binyibwira ntabyo nzi ntabwo ubizi nindamuka mbimenye ukuri kujya ahagaragara urabigenza ese ibyo uvuga byose biba ari ukuri sawa uyu mugore rwose umva ntabwo byavamo ntangiye kujya nkora mu mutwe hejuru y'amahano nakoze nta gisigaye reka ngende n'ubundi nari nabipanze byarangiye maze iminsi bindimo ngende mfite amafaranga ntabwo ajya burahara ntabwo abura n'icyo akora asigara akora ibyo ashaka umeze nk'aho ukanyura babyomye we ko ndeba umeze nk'aho ukanyura ugiye hera vuga gake kareka kuzibe mbayeho nateye umukozi nda none umugore yabimenye nanze kuba hagati y'abagore babiri mfashe umwanzuro wo kwigendera nta kindi nakora ukaba utaye urugo nitakusivuga gakeya ureka gusa kutaneza abantu nyine ndagiye ariko nese sizajya nguha n'amakuru yanjye abagabo nk'aba ngaba se none se arivuga gakeya nakubwiye ngo icyari kuvuga gake uragiye amanda kubikiye banga abagabo nk'amwe ndabamenyeresha ntawe ariko nshaka kubisukura inshuti yanjye ntugire umuntu wabwiye ko wambonye ntugire uwo wako nzajya nkwihera amakuru yanjye yewe kakanya ubu se koko urambwa ugiye jari ugiye remera ugiye imbaza bintu byingi nzakwibwirira ngaho ngaho kagenda uzamuka ngaho cyane naye kaze nigende kanza ambarirwe ibyaha